Santa Maria. 1,000 apologies. We had to do a remix. In fact, a yes mix. Real Chichi Don't MC Kapata Sector 7. Alright. Hello chicken too. Yes. Nyuma y'akaririmbo bisa yes cyangwa yego dutangira sagiteri ya karindwi. Sector 7. Alright. Buri wese aramwemerera ntago agira no mu kanwa. No umukobwa mugenzi arya byose bije. Hello chicken too. Alright. Abamotari, abanyonzi, kila muntu wese uje aramwemerera. Ibisambo nka Kasimu ntacyo asubiza inyuma. Anti baby bufeja savinga entunula ye kweyimiriro baye kulemesa. Ngajayise rubabu choto katigwa maniyo toyinza sindikayo munno. Kubacha inzo kuserengesa je batambulizo obugongongo bwato banga talina no mukamwa naho yagira mu kanwa mugenzi. Gasozera ntangira sagiteri ya karindwi Sector 7. Abagukina filime nka The Good, The Bad and The Weird bagakina filime nka Nuza, Iris na Athena bagarutse muri Sector 7. Uyu munsi nagara season naga filime karangira keza cyane kagiye kuri Sector 7. Sagiteri ya karindwi aho nshyize mu kirimi kiwacu baye bayikunze mugenzi filime yari yose yacu. Nimero ni ya yindi 07 87 31 43 Visual Best. Cyangwa ukeneye kuza kwiduka ukigurira wazi Nyamirambo niho mugenzi utamenye ushaka kandi ubone zirenze izindi. Wanatanga uti filime iyi ni yasohotse ejo bundi ahangaha mu yinkorera bagahita bayikora kuko uraha twisangira tukavuga nimbona nkubone. Alright. Abayembera kana kakonsenzi girl. Let me win in your wall. Let me spend a little time in your wall. Onotalina no mukamwa. Nta nagira mu kanwa. Iyo uvuze wese araza ngo yego ngwino ngene tugende. Buri amugamba ko. Baby talina no mukamwa. Ntabwo azi guhakana mugenzi. Wa uri imbaraga. Wa uri umupfubuzi arakwemerera. Imana yamuhere ubuntu yamugenza atangira ubuntu ntago yimana. Wegendereze rinyayo tumo mwana bo murenzi yagaba omuwala na chagaba ogendo maliriza bonanga tebalina no mukamwa ante byo mulembe gunote bichakola sense kubange bisede bisinga netegeza yes sexe bwo mugamba konti no to kuba stress chokobo chuka na kukuba kiss bagamba short or tall big or small I try them all cause it only takes one call na yedala what you looking for munonya chinze yapwe sibirimo akaririmbo mwese ndakabatuye mugenzi iPhone sani kagushimisha nganya Mirambo tujye kufasirimu abagenzi bawe bose DJ Kim kakugereho Mr Martin Geoffrey Murakori Muhanga naye ndakagutuye na Bajio na Fabie kamugereho mugenzi na Boski Ntunga fa kubukunda filime za Junior the Premier writer wamula banone amala bazala kana ngabe wasiza bakatumira wo yes watali na kubuza. Okay. Sagiteri ya karindwi Sector 7 niyo tugiye kureba. Babon Forest Entertainment. Alright. Okay, alright. Bagenzi ntangiye nte ubu ndayitangiye nta kubeshya ku mugaragaro mugenzi. Abateguye ni bande katurebe. Chana ja Entertainment CJ Entertainment bafatanyije na va na ba na pa VBP Visual Best Production VBP. Abateguye bo ni benshi cyane. Jacques Filime JK Film birarangiye. Abafatanyije nabo ngabo utaze gusoma biramureba. Ndavuga bavuze JK CJAE and M Pictures CJE and M Pictures abo bafatanyije n'umugenzi cyane. Ayo mazina ari mu gicuncwani
nyabasomere chikihihaha chikihaha chimichanga ni nibizi wabo cyangungu bya bindi bintu nyiri biduka byaturutse mu Bushinwa Nyamirama mugenzi hakuno dutangiye duteka turebe filime yiswe ngo iki ntucikwe dutangiye mu 1985 ahantu hamwe hakugaga mugenzi ubushakashatsi mu mazi cyaparikaga aho giparika ameze nk'arimo umunarane batari ikintu kirekire giteye mu mazi hasi bae kuba narenga rwose metero vuga nyinshi cyane yamanuka ajya hasi mu mazi metero zenga 200 n'izindi. Confirm cause of malfunction. Not doing the job. Mugenzi uko ubushakashatsi bwakorwaga buracyakorwa cyane mwe nagira ngo mukanure mumere nk'intuza nk'impyisi nimuhumbye mu 1985 ngo dutangiye hari byakorwaga hari kera cyane hashize imyaka ndetse mirongo ingahe 500 meters. ndenze metero zirenga 2500 meters 2500 byase mu butaka 2500 meters amanuka mu mazi ari mu kamashini mugenzi Confirm cause of malfunction. yewe tanyure n'ibyo urimo gukora hashaka ngo bikora over ndakumva Not doing the job right the first time. yewe bwa mbere na mbere ndabona birimo kwanga Couldn't agree more. gerageza ukomeze What's the problem? kibazo ni ikihe Looks like the drill bit's stuck. ko bigaragara hakuno imashini twashizemo yabaye stuck ntabwo irimo kuba yakora Give me a minute. buma yakanya gatoya give me a minute nge ntabwo mvuga ibitavuzwe mister niyo mpamvu ubona award y'abasobanuzi hey muzitonde niyajyaho guma y'abasobanuzi mwana fari gusaba John Paul ntibazaze muna abantu zana ba Tom Koroza kuko dushaka kuyihatanira naho ubundi aha uretse nyiramatwi wenyine yanga naho ubundi abandi aha banabo barabizi ko yakaje ko nasimu mazi mugenzi ari mu bushakashatsi bw'ibyo by'ibita research kirango ikintu cyaje kireba hejuru y'amazi kino gitenga mukamba damuru kiragenda kireba dore ikintu wo kanyagwa mwe we cyo yewe data we gazata we abe zata we n'urufi runini rufite ibirenge bimwe ari aratatamutse aratanyuka turika ubutaka arahumekera muri bombo nako ataziba za bombo z'abarwayi ibingi ninga bishyizwe bibika umwuka w'intuza bagita gas tank cyangwa air tank ahantu tingito waragize kubera ikintu cyaciye imbushakashatsi kirango kwa ahantu hagagize hari ubuntu bwinshi bwavuyeyo hasi ntabwo nzi n'ubuki bumeze nko bwaka bamwe bajya babona inyenyeri nijoro ngo inyenyeri zimwe z'abana z'udusimba twaka mu muhumetso hano hari inyenyeri z'amafi twaje ari twishi twaka imbere y'umugabo n'umunyasiyansi n'umushakashatsi Sankara arakenewe imbere tugoryi gusa gakozeho hano aratigita gakozeho gatoya tigituraza ahantu yari ari ubanza bari barimo gucukura ibirombe by'amavuta bimwe byo mu mazi kubwana icyo kibazo cyita pressure imbaraga zazi kumuri hafi zaramurenza amazi aramwijana muri kakandana ko birimo nabwo hamwe humekera cyamwijije mugishije umugenzi filime no kwitangiye aho mubona ni 7 ayo magambo yandi ni mu kinyakoreya sector 7 ko filime yiswe Sagiteri ya 7 mugenzi imyaka yabaye myinshi ricuma imyaka yakicumye mwebwe muricaye ndavyavuga amagambo ni yandi mvuga nk'ayabagombozi ntago nunguka muri amakamurari imyaka imaze kuba ingahe hakuno muri 2001 ejo bundi ahangaha 2001 kweka mugenzi hakuno mu nyanja hari ibyubatswe ntabwo ari kukirwa gusa mugenzi ko yako technology zaje niyo mpamvu batembereza muri Korea mwicaye ahangaha hakuno hari
byari biri ku mazi abantu barakora cyane manza bari mu ruganda ntabwo zuri uruganda rw'iki bari mu kazi kabishe kazi ni kenshi bakubaye baracukura amavuta mu mazi dufite ikibazo ahangaha kugira ngo amazi mu mavuta azamuke mavuta yanze kuba yazamuka petroleum pipe hakono zanze zananiranye bazishyiramo hasi bigeze zikanyunyuza amavuta akazamuka bakayatunganya ukajya kubona hakuno barayaguhanga Kadafi yarapfuye arayarekura ajya ariko arekura ibiki ko baravunitse n'amavuta bayashakisha kobwa hakuno yavuye aramanuka nibuka muri filime yitwa Athena yaje muri iyi ngiyi muhamagara umushoferi w'ikimashini ajya hejuru atagenda atangira gitware amavuta anga abaturikanye barimo gucukura ende twagiye kozi mu kazi rimwe kabiri mukurure ntarya bya bagiye ko bagenda indirimbo zabo baririmba tuka pamoja twende hakuno barimo gutitira hasi umutingito baragana nyinshi mashini zabizanye kobwa itanga pipe muyishyira mataragera akaboko karakuka icyamugize sinzi niki pipe zimo kumanuka zatangiye kumanuka kobwa bwitange mu kazi manura pipe ugapfa manura vuba abuze gato era iki batayemo kimanura hakuno umushoferi nenda ntagaze byo kora ni ibiki nikadage umushoferi nikadage kobwa yaragize ende twagiye ende twende yezu barakoze bakunda akazi kabo gusa bakora umukobwa ari ikintu kimucumise nako kimuteye mu rutugu mwihangane kimujombye barishima filime yiswe Sagiteri ya 7 Sector 7 niko bayise abayo kugezaho nta bandi umusobanuzi mwumva ni Junior the Premier nago nyiri babandi bababeshya hano hanze batajya banivuga Junior the Premier no success again birongeye birapfuye bundi bushya let's face it sector 7 is a botch ko bigaragara sector Sagiteri ya 7 kuri twebwe n'umwaka twagize drill goes idle at 15,000 rpm umunsi ku munsi turananirwa turashora imbaraga zacu bikanga and explain it in plain language. Musore muto watubwiye impamvu tunanirwa niyihe ukabivuga amagambo arambuye stuck in the rock twateye hakurya itiyo ibifata mu rukumu rutare Bad feng shui. naho utekereza nayo mpamvu dutsindwa sasa umugabo ugeze uri hakuno umwibuka muri Athena mwita Park Captain Park yaje muri iyi ngiyi muri Athena Hard ass. Where do we drill next? none dukora iki gikurikira Are you new to the business? We miss more than we hit. umva ko bigaragara muri business tuhomba kurusha uko dukora umunsi ku munsi turahomba You know how much the company's paying you for your futile attempts? umva uzi amafaranga leta itanga kugira ngo ukore kano kazi Competent and you have no passion. umva wowe impamvu dukora akazi hano tugatsindwa nuko utabifite umutima ubushake Jeans. Come again? ngere uvuge ngo iki Did you just say? uvuze ngo iki I'll find oil here no matter umva what. hano byanga byakona zabona amavuta byange bikunde uko byagenda kose When I do, ndabiza aba contre section ntabwo mubura niyo wanyanga gutenza uko zabigeraho urumva we tugende kagutonga na boss akoze uko boss ari boss buri abakire bayo bakire Lee finds oil, she'll be drinking it. buri amukobwa nabona na video nshaka kubanza zanayinywa washaka amavuta cyane ya mureba ni boss nta muntu muvuye muri captain ngo bayoboye Roll right. kuma mugenzi hakuno harori mu myitozo kaga se tukatanye mugenzi karimo gutwara hakurya ikimodoka hejuru kajanga mu myitozo ni kakananga kabo Head to the ground. wekere umutwe hasi ko butakasha unamirisi arayikorera beba dunia Did I do something wrong? yewe nigeze nkora amakosa wapenya kubaho filime yanga kano kabebye dunia uyu ngiruka wewe ntabwo kafata kumubuhanya nakana gato ya mu kazi Maybe I did something to upset you. we nigeze nkurakaza kurimo kundeba nabi noti hoya ubwo yabaye nyanga ko muhana Must have hurt your feelings. No, I would never. Well, then tell me, why did you mugenzi abakozi batandukanye hako n'akazi kadahari ko gushaka amavuta bibereye muri ndarimo gukora byinshi cyane bitandukanye like this? Why? n'abakozi zirakundanye wewe buri munsi mukunonganya hangaho ndeba nabi mukima kosa nakoze ni rero imbwire mugenzi barakundanye akazi kabugeze ku bakorane kenshi ni benshi barahanga bose barahamaga muri control room So I used my What dynamite now? to get on the green and sunk it in two. kubagamagaye bose bamwe hano fandi bamagaye captain uwayoboye namukugwa ziramo nabagenzi be bose ni ikipe y'abantu benshi bari mu bushakashatsi bwo gushaka amavuta Pack up. tugiye gupakira tuvanga tugende ngwiki Doesn't mean
Our endeavor was in vain. kandi utavuga ko akazi twakoze katunaniye. Wonder if you even have a backbone. Ariko nyine nibaza niba boss niba ugifite umutima We left n'urutirigongo families tuvanga tugende and been through hell. Only to tumaze iminsi turi mu kazi gakomeye none ngo tuvanga dutahe tujye mu rugo. shame on you all. Bino biti biteye isoni. We tried everything. Oya mvanga umukobwa muto na mpamvu y'isoni hari twaragerageje nako tutagize. Terrain morphed beneath us. Twaritanze birenze gusa amavuta twayabuze. It's my fault that we never found Amavuta out. amakosa yose nayanjye ko ari ngiye wabananije none ukora akazi kanyu ndetse woyapya nawe bivuze. Sector 7 didn't bless us this time around. Segiteri ya karindwi uko bigaragara iminsi yose tumaze ahangana kintu tumariye. It's everyone's failure. Mwese hano twese ni insinzwe yacu twese insinzwe nagari insinzwe ni insinzwe failure. Failure is not the problem. Umva nta gace zari gutsindwa. Giving up is. Ikibazo ni nuko tutabiha umwanya. I'm not going anywhere. Nge naho ndi bugenda guma hangaha makamuvuta nyabonye. Karabaye. Hey June. Yewe mukobwa. Yewe rukantuza. Whatever. Mwihangane kaze mubwire. Stubborn as a mule. Kobwa afite umutima ukomeye kandi arakubagana ameze nk'urukwavu. Filime yanga. Barakubagana stubborn as a mule. Meze nk'itungo. Kuko akakunda akazi mugeze gakene ko babona amavuta mugenzi y'igihugu cyabo cya Korea. How come it's Bimwe mva ngo u Rwanda rurimo gushaka gaze metane urumva ngo abantu bagiye mu korora ingagi urumva Shut up. fungo mudomo vibero ugende That bastard. kiriya kigoryi ngo nafande ngo tuvanga erega umuntu imaze iminsi yose ahangaha dushaka amavuta twarayabuze none ngo dutahe baramubeshye Because he has no faith. kuko we nta byiringiro afite because he has no faith niyo mpamvu tuvuga ngo dutahe nyine ntabwo nabyemera umuntu ntabwo mahanga akabonye amavuta. All right then. He and I can drill together. Urabizi nyine tukafatanya tukabikora. Why are you so obsessed with Sector 7? Ase ko cyane abantu hakunda cyane There is oil here. kuko nzi ko hano byanga byo kuntu hari Drilled amavuta. more than 100 boreholes. Umva hano twacukuye inshuro zirenga ijana ducukura imyobo yaranze boreholes ya myobo ijya hasi mazi ijya hasi mu ntuza mu butaka. Biranga byemera. Machine alike. Damn you all. Iyi mashine nayo ni ikigori kimeze nka kapiteni wacu boss. Karatuka na shawo. Aha. Kobwa nahanga. Bakira ngo mugenzi. Uko bari kuri ya segiteri ya karindwi. Hari yahagiraga. Harimo bandeka turebe. Uyu musaza umwe muri filime yitwa Born to Fight benshi bitanga ongo baka kabiri. Ari gicumba. Akubita imipira nta maguru afite ukuguru kumwe konyine. Uncle Jongman. Imwe bajya mu cyaro hano gusura imfubyi no gufasha abantu ntuza abakene. How have you been? Good. You've become a real professional. Onkire wo bumeze warumeze utandatu mu mukobwa muto nabona barabaye. You will. Ugiyemeza muri professional. I've always. Yabaye nka bugeze nka barugiyemeza mu mirimo. Mu murimo rwose asigaye uzi neza kuko yakaje kuno anko baramwishimiye. Yourself. N'abasore ebyiri mugenzi umukobwa n'umuhungu. Abandi bose baragiye hano basigara bake cyane bashoboka. Babonye ko nta mpamvu yo kuguma ngo leta yabikomeze amafaranga ishore nta nyungu. Why tidy up if we're leaving anyway? Abangano byizanga bose bakorera hamwe kuri muri ya segiteri ya karindwi. Mugenzi ko onkire yakageze. Bose baramwishimiye. Things have been different since you left. Kuvuvu yahangaye ibintu byose byarahindutse. Twabaye ahangaha Say. nkaho wagira ngo turiziragira zikicura nta muntu twitayeho n'umwe. Baraseka. I'm the amateur captain. Ayewe kapiteni nigije kapiteni usigaye nyoboye ahangaha muri iminsi mugenzi barahura kapiteni na onkire. Onkire mugenzi bose baramwishimiye muzehe. It's an honor to meet you. Ya bwose nyakubagura nawe rwose nibyo cyubahiro. It's an honor to meet you. Pack first. Na tugende maze nkwereke hakuno ngutembereze ninjye usigaye nyoboye ahangaha narabasimbuye. We tigabanye mudomo mu yugo ni fandi ni boss vuga ibigambo byinshi. Baje hakuno zirishimye. Rwose baramwamo na muzehe waje abandi bose bagiye hasigaye bake cyane bashoboka. Huh? You gotta put your heart into it. Yeah. Bararyamo hakuno mugenzi. Oh, thank you. What happened to your lips? Yewe wabaye icyo mudomo. Well, Got bitten. Hari ikintu cyamuntu turi mu kazi. Wonder. Am I right? Simvegeje kuri se. Mugeze wawe hano akazi bakora mugeze wabize muri ya mu nganda. Iyo ukomerekeye mu kazi urihangana akazi bigakunda. speaking of bite marks, I've got a real badass bite mark to show. Yewe rwose mabweje kuri mfite ikintu cyandumye turi mu kazi nanjye dore ahangaha do. Fix Sector 9, Ahangaha ndi mu kazi. meters below sea level. Ngiye nakoraga muri segiteri ya 9 nta turaza no mu ya 7. Hari ikintu cyandumye kimirira nabi cyane. I got bitten by a shark right here. Wowe nta kintu uvuga none ngiye ngeze umweretse cyandumye none kirarenze.
baraganira mugenzi Up 6 feet under. That would have been it. 6 feet under my ass. arabaratira ukuntu ikintu cyamuriye agatangaza ntukatubeshe wamuhunya kuribwa we n'umuhumetso That's not the point. mva nta gace cyo kuvuga Bitch. At least as much as a shark bite would have. mugenzi avuga ko ukuntu wengo yariwe na shaka You gotta ask Master. yewe ntukatubeshe se nyakubahwa mwebwe nta kintu mwese werano nazwe ukuntu akazi kubyamugendekeye Come on. master hakuno mugenzi uncle If you insist, I'll show it to you. kuko mushaka ko mbereka reka mberekesha if you insist I'll show it to you muzehe hanga afite ikintu cyamutemye bari mu kazi If it's all the same, niba byose bimeze kimwe shark fin soup. bigaragara ko shaka rero shaka yamuriye yaramworoheje ubwo rero nashaka mugenzi afite akagufu gatoya Reserve pits. nanjye reka mbereke cyandi rero turi mu kazi do. They had to cut me open to clean. imashini yarankasamara yose araza hanze bahura gato ngo tuyarishe umutsima It hurt like nothing I felt before. byarandiye biribwa mbiniya mu buryo nigeze mbiva mu buzima bwanjye Completely oiled up. mwese nubona mubabaje sha mufite ibintu byabagiye kuko byababaje ngeze aganiza hakuno mugenzi wawe umwe wariba umudomo ngo yihangane yewe kapiteni we nta kintu twereka se kap You must have a glorious scar somewhere. naye byanga byako ufite inkovu tutazahirira ko twereka inkovu Isn't that a sign ntabwo ari ikimenyetso of carelessness? cyo kigaragaza kutitaho Yeah, right. ndabyumva I figured you had something ndakeka covered somewhere under nawe those ushaka kuba ufite walls. ikintu watwereka tutazi kuri wowe cyo waboneye mu kazi Glorious scar. yewe mfite inkovu yanjye Get it deep inside my heart. iri ndani hasi mu mutima wanjye ndani mu mutima mugenzi ngo niba ari inkovu ye yatewe n'akazi cyangwa umukobwa nawe hakuno karabaye When you're exposed to hot sea urabona ngiye water, byambayeho 20 degrees. ninjiye mu mazi hasi cyane iyo ngiyo Pressure cracks up your nsanga ubushyuhe burenze na pressure irenze ihambaye theory would remotely understand. nuko rero byambayeho ni ibintu ntabwo bisanzwe uruhu rudura ukuntu rwabaye bari mu kazi yewe reka kutatwereka umuhumetso reka wese tweka ko wabaye cyane ko yihangane Talent for that. mugeze ni inkomere z'akazi My talent is. uzi ko mbonye ko bireze gereka zemereka icyo naberetse mutari muzi nyewe mfite inkovu ahantu kaza bereke inkovu ihambaye That it ikigo kirangawe gifite inkovu ku muhumetso karabaye reka ugapfuye reka kwereka umuhumetso reka ugapfuye reka mbereka ko ngenda babaye kubarenza bose kaza mbereke filimi iranga mugenzi ugakeneye ko bamugirira imbabazi babereke rero inkovu afite ku muhumetso inkovu y'agatangaza ihambaye mugenzi wa mukobwa iyo akazi karangiye yizira kuno ku ruhande afite ifoto y'umuntu urareba allo afite ifoto y'umuntu mugenzi wawe urareba umunsi ku munsi ntabwo nzi habaye iki byanga byakunda iriya la cause pourquoi aza ku ruhande ngomba mvanze indimi bambaye nka babirenge bamwe bavuga indimi nyinshi birenge bilingo allo You know, you're a big girl now. allo mukobwa muto tuvugira ngo warakuze naso ahari arishimye Deep under the ocean, mu mazi hasi my father must be waiting for data agomba kuba ariyo anegereje ko nzamusangayo Of course. yego mwana wanjye If I leave like this, nimba aho gutya rero nkagenda nanone nta kintu nkoze how am I gonna see him again? ese ne gute nzongera kuba nabona data ati mbaye mvu yanga nkagenda nkava kuri iyi sector 7 Go? data yipfiriyeho How will I ever find him? ese ne gute nzamubona mbaye ngiye ntabaye nanjye basi nkore ikivi atigeze yutsa njye nyuse kusa ikivi Uncle Jongman, onkele janga mani look, umva onkele njanga I'm gonna find oil. ngiye gushaka amavuta kandi nzi ko nzayabona byanga byakona kama mbaye kiba kibe hapfu wavutse n'ubundi ngeze ari yiyemeje ashaka amavuta muri bikino kirombe cya segiteri ya 7 kuko na se umubyara nta nyoko naga nta nyina uhari mugenzi se nawe n'ikina niho yaguye yari umushakashatsi Few more months. That is not what you're here for. mva nagare mpamvu wajanga Did you see the look on their faces? ese wabonye ukuntu ku maso yabo hagaragara If we go back now, we're Nidutaha. but defeated soldiers. turatumeze nk'abasirikare batsinzwe They're waiting for oil. naga abantu bategereje amaso yacu If we find oil, bategereje kubona amavuta tuzavana ahangaha all the credit. abantu bose baratwizeye ko tuzavanga dukoze igitangaza rero gutaha tugataha imbokoboko nta kintu twitwaje ni ukugura ubusa I'll be the one. basi niba ko nta kintu kurangiye basi kanye nzabikora abasore ntabwo nabavana ngo batahe n'amavuta babonye My life in Sector 7. hano muri segiteri yaciye ya 7 nahabaye igihe kinini ubuzima bwanjye bwose nakoze byinshi bishoboka ku bwayo ntabwo rero naba narakoze imyaka yose nkora ubushakashatsi muri kano gace ngo mave nta mavuta mabonye Saudi Arabia under our feet. mugenzi abari bihebye bazi ko bagiye gutaha
muzehe ugiye kubaremera icyizere. Ahangaha barakora mugenzi bagashyira ibiganza byabo, nabo mugenzi bazibukwe akazi kabaye kararangiye. Nawe ujye ushaka mugenzi ukuntu mu buzima abantu bajya bakwibuka ko hari ikintu wakoze, cyaba ari kibi cyaba ari cyiza, gusa mugenzi njye mbifuje kuzakora ibyiza, ko nakeza kibibi. Amateka meza niyo ya mbere. Ntimuzabe nk'umwe amateka ntuza Bush urukweto ngakeneye ko bazamwibuka, cyangwa umwe warashe papa ngo amenyekane ku isi hose. Just like we have. Musore bato, It's time. icyo gihe Let's go meet Petroleum. reka tugende duhure n'amavuta hasi. Let's go meet Petroleum. Me too. Mugenzi warabyiyemeje, ikiba kibe kubwo igihugu cyabo cya Korea babikore. Nta mpamvu yo kuzabaho abantu barabuze icyo bacana mu ngo zabo, kandi abantu bakabe baragize icyo bakora. Imashini barayimanuye hasi, bavuye kuyitambira igitambo cya kanyanga. Change course. Tangire mukore. Akazi karatangiye mugenzi, tugiye berekere hasi mu mazi. Top driver. Nk'ubu ngiye mugenzi ibyo nibyo navugaga by'amateka, ngiye ubu ngubu amateka njye narayakoze. Nge basi mfite abantu 100 uyu munsi banzi. Kandi abantu nkeka ko batanzuho ibi basi banziho ibyiza. Barakoze akazi barakora, barakomeza barakora mugenzi baracyavumbura. Hasi ibyo bavanye bakazanga bapima barebe koko niba ari oil, niba yaba ari amavuta. Barakwereka rwose uko iminsi yakicumye, baracyagerageza. Muzehe murashi sniper. You must have had a lot of. Zeni nzakajyana na katagati arapima shaho. Aha. Oh, Sangu. You know me. Muzehe Sangu uranze njye ndarasa. Sector 7. Hakuno baragira rwose. Rimwe. Kwata. Muzehe numurashi mwiza. Good shot. Urashi neza muzehe. Give me 2 of those. Amere zako na masana abiri nkwereke, shaza nkwereke muzehe yaragejeje hakuno. Bamuri asikera mbere y'intamba kaza nkwereke. Rimwe. Kabiri. Mugenzi akazi kabo karacyakomeza. Ubwo barezo bakajya mu byishimo akazi karimo gukorwa. Urabizi ngo nago wakora akazinguka kurye nuruhukeho. Ufite gushimisha ubuzima. Byose tubikora ubuzima bwacu mugenzi. Niyo mpamvu namwe iyi filime mwayiguze ngo murye ubuzima iwanyu mu ngo zanyu. Nta kindi. My money's on Hey Jude. Mine too. Yeah. Mugenzi wa musore mutoya na mukobwa bagira bakina mugenzi bakajya hakuno bagasiganwa. Yeah. Barasiganwa hakuno ubwato nako segiteri nini bya hatari bishoboka. Usanga pima nka metero rwose magana ibintuza n'ibintuza. Ni ahantu hanini. Barasiganwa nagoze bagiye hehe. Hano hari akayira gato bafite gucamo umuntu umwe. Sore yagiye tanga igikobwa. Karaba yari inshiro. Bageze ahangaha uwo mutarayiparika. Arabasa najya gucamo muri kare akazenguruka nabe yamusize. Uwo yageze kare imbere yagiye. Ciyihuse. No gucibusamo barimo gusiganwa. Nakubwiye segiteri nini. Kobwa. Kobwa ni gisore. Sore nguriyo. Sore. Imyitozo. Sore. Yeah. Bagatangura ngwe bahagereye rimwe. Yeah. Musore amutanzeho gatoya. Yewe. Peace. Ndagutsinze twapanze. Happy now? Urishimye? Take 10 kisses and Oya wambwiye ko rero ibibizu 10 ni uyu munsi ugiye kuma rero. Bashete ibibizu. Se ntumeze kandi. Urabizi naguhezanye. Tameze. Twumvikanye ibibizu 10. Mugeze umusore mugika muri filime yitwa Warriors Way. The Warriors Way. Really? Suri seriye koko ugiye kumika ibisabe mana we. Mana ushimwe we. Mana. Yo kanyagwa we. Fashe kutaza se. Ibizuku songo kutaza ariko nako nakumva. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aramubarira filime iranga. Hey! Umva yewe uranyibye. Ntago ikibisuko bavuze ari cyo gicu. Ntago twavuze amugeze aragera aramubipa. Amukubita amabipa mwe yamubipa mugeze y'abantu. Bagafunga yakora akazi ko cyakomeza. Kazi karacyakomeza. Kizanga indani mashini zangiritse. Segiteri nini barimo. Segiteri ya 7 cyangwa agace ka 7. Hey, I'm doing your job. Yewe ndakora akazi kawe. Cyangwa umurenge wa 7 niko bahise. Feel free to talk down to me. Scrub it properly.
yewe gira witonze udagira icyo kuboka cyangiza we bimbera rusingo we Almost got you. musore yakaje You can't call that a kiss. yewe biya ntago wera cyane gari kibizu ampaye ntago ari agasomyo Come on. wanyibye Proper kiss or I ukeneye want ko my kibizu money. kiri seriye cyangwa amafaranga yanjye I want my money. nyine amafaranga yanjye Owe her some money. yewe umukobwa afite amafaranga nyishyuza Kisses. ese ntabwo ikibizu kugira ngo amafaranga umwishyuza birangirane filime iranga nyazo umukobwa afite amafaranga yishyuza iki gisore nako gisore cyamwishyuza amafaranga ko bashese y'ikibizu ntiyageze ikibizu none hakurya nyamunini ati niba wumva ko ukeneye kwishyurwa kagiye ngo ikibizu bihaniremo Day of the week. mugenzi yakuno barajyo bakora byose mugenzi akiri ko bajyamo hasi bagira ibyo batunganya bimwe na bimwe sinzi ni ibikire ba filime ko bakagiye ntabwo amukobwa mugenzi agiye wenyine bari mu mazi hasi twabonye muri aya mazi hari abinjiramo rekera aho ngaho hagarika bamanukiye ku migozi yewe Later. uranyumva bagiye gusudira hasi no gusudira mu mazi kumbe hasi mu mazi amwe hasi Give us a hand. hari kirimo gucamo yemwe muzakora mudufashe gatoya Grab the belt. akazi kabo barakora cyane Always break down. Can you fix it? No, dumb piece of shit. wakikora kikabibaza ibintu byinshi kumbe ha hantu hamwe bari ha hantu bari hari cyazaga How is it? yewe bimeze bite Exciting. birashimishije it's exciting barasudira kumbe hari cyaciyeho kuri ya mashini fashe umugozi w'uyu musore umwe manuka umugozi waracumutse yewe bigenze bite hari ikigonze imashini kakamanutse mu mazi bahambiriye imigozi ubanza amagezi azazi koga gozi barongera uribana abandi hakurya bari mu kandi kazi babataye yuko mugezi akaje yirukanka yamenye ko hasayimo ibibazo tanya mugezi ko bakurura hari icyagonze hakuno yewe mugire mu muzamure arakuriye mugezi wabo yamanutse mugozi uracika mugozi wagacitse ahantu bari ntabwo bapfa koga imbari ya mbari ni kure mu mazi hasi ko yakamanutse ni ahantu yeruka buri mwuka wo guhumeka hamwe ngo umuntu amaraso yamunyuze mu matwi no mu maso kwita pressure imbaraga zo mu mazi cyangwa imbaraga z'umwuka kobwa nayo cumi yakora umwuka yahumekaga baramuzamura bageze imana ntabwo umugozi wacitse ko bakamuzamuye yataye mugenzi we hasi mbari ya mbari kure ya kure mu mazi buriya mu mazi bino vuga ngo turaryanywe ibihumyo habamo hasi mu mazi ibihumyo bihumeka biribwa bimeze nk'amafi yabonye umuntu taza arikanga yezu bamuzamuye zari zahwereye ntiyumvaga aho yagarukiye ibuntu ko yakagarutse umuntu wange hu ari hehe Hey, June. wange hu ari hehe yewe Let me go. reka ngende It's okay. we ihangane It's okay, baby. ihangane mukundwe it's okay baby kino kiramukunda ihangane baby baby ihangane mwana wanjye ihangane mugenzi wabo mugenzi yari gise yagiye nka nyakatsi cyangwa nka za hene zimwe buzagiye guca umuti wamerezayo How are you feeling? yewe umeze ute Hey, yewe hakomeza afite nasi muganga ubitaho Hey, June. umva During the accident, mucyagiye mukora accident nshaka kuvuga sinzi niki notice namenye ataravuga namenye barakomanga I have noticed
notice ni ukumenya ubundi notice ni itangazo namenye cyangwa natangajwe umva tuza tuvugana ubutaha nagenda icyo yagiye kuba yamubwira sinzi n'iki bamuya abara benjiye sasa nyiri ibibizo bye hakora shaka ibibizo bye bamuhejeje yewe bose bakimaye none akibizo twasezeranye bibyo zo umukobwa ahagaze wa muganga ameze nk'afite ikintu azi sinzi n'iki yaragiye kuba yakivuga biranga baramwinjirana hari uwaje yakora nyiri umudomo we uranganza wo kapfa we tasa gacupa Ooze fell from the sky? yewe ninde uvuye hejuru tuguyeho ra What's the matter with him? asuri yamushe mu mushenza ashaka iki And at a time ko yihambira ku mukobwa agahora amutera indobo buri munsi n'amasafuriya akeneye iki Time to hit on a girl. bureka wenda azamukubita ipanu nibwo azemera ko nta mpamvu yo kumukunda ihari your boyfriend? umva uva utankunda Thanks for me in your heart. numva ko nakugira mu mutima nka wawe Show you how I feel. please ndakwingize mwere ukuntu umeze fa warusingo sasa mugenzi wawe zuye hari abantu batamenya aho bari No, bino don't barimo kwisumbukuruza be. yeah barakora amanywa nijoro mugenzi wa mukobwa mutoya nyiramwiza yaje yakora mu kazi hano hantu arakunda ni hose yapfiriye nawe yakundaga kano kazi yabonye ako mugenzi ifoto ye n'aka gasore kapfuye kapfiriye mu mazi ka wanga nku mazina arahangaha wanga nku buriya mugisha umwe bavuga indimi zitangaje iyo akubwira ngo ngwino hakono tuvugana bavuga ngo shinkwa hari uwakuye Allo ko yakicaye mugenzi hari cyamuguye imbere wa mukobwa w'umugangakazi yikubise ku modoka yicayemo ya mashini mugenzi imanura intuza yavuye hejuru hamwe yahoze ahagaze kwa hasi allo ntabwo nzi bigenze bite filime Where did she fall? kubakaje byagenze bite From the top of the derrick. yaguye yavuye hejuru mu juru mu kamodoka mu kamashini Why wasn't she in the lab? nako yaguye ku mashini kuki yaguye yari ase yakoraga iki hejuru ndetse simbizi ku bantu bakaje mugenzi nyiramwiza yihebye Contusions and lacerations from the fall. ko bigaragara wese yaturaguritse ko yaguye hasi yamenetse Considering the circumstances, there's nothing here that would suggest ko murder. bigaragara nta wamenya n'iki cyamwishe bitewe n'ibyo twabonye byose Suicide is cause of death. ndakeka yiyahuye se Get the rest of the paperwork started. ubwo turatangira tuvuga ko yiyahuye nyine nta kundi karo karahaguruka What's the rush? bavuga ibicara ku kivuga ko yiyahuye hakiri kare itonde What are you insinuating? ako urashaka iki Notify the police oya and arrange transfer. nta mpamvu yo kuvuga polisi y'ibiki cyane tumenye impamvu yapfuye ni iyihe Anyone here have a reason to kill her? ndakeka hano hari umuntu ufite impamvu yo kuba yamwishe Her own life? nashakeka afite impamvu yo yiyahuye basi Chop her up ikibazo this weather. umva mwihangane mwembi Let's talk about the report later. mureka tuza kuvuga ibyo gutanga raporo mu nyuma tubanze tumenye icyamwishe ni iki I think we have a problem. hano dufite ikibazo ariko This fluid. hano mbonyemo ibintu bimeze nk'aho ari uruzizi It could be semen. Where is ubu he? byashoboka ko hari semeni ntunuza Where the hell is amasohoro that bastard? ikigoryi kiri hehe bano barakurikira baza hari ikintu baketse sinzi n'iki baje hakuno kwa vumiriya bakurikira vumiriya ntabwo se vumiriya baramushakaho iki basanze umukobwa bamutaye ibintu bimeze nk'inuza rwose semeni ni gutya n'inuza bimwe rwose bigira by'uruzizi bimeze nk'ibinyi rwose bimwe To the crime scene. biva ku cyo yabikoze I think that you should have to feel the same pain that she nawe reka tukumva uburibwe bwo nawe yagize But kugeza akitse ko ukashaka ko akamfashe ku ngufu kabimutaho semeni why did you do it? mbwira ku cyo yabikoze Say it! vuga impamvu I was in my room! nari ndi mu cyumba cyanjye barambeshyera It's your room? mu cyumba cyawe ngumi mu ryinyo bageze baza bagahora ubusa umukobwa bageze bamusanzeho yanuza gutya rwose bimwe gutya bigira umuntu agize semeni This is all wrong. The semen looks funny. aya masohoro kadasanzwe ni bwoko kira Or is it something else? cyangwa ni ikindi kintu tutazi Check it out! kano kagoryi bakava kano twabonye kano kamwe kumwikunisha baza kamufashe ku ngufu kanamujugunya Look what you've done to her, you rebe kwa mugezi akagoryi barakabaza hakuno ngo banza mugezi kamufashe ku ngufu abe zata wewe hega abe zata Kill John!
Aika data wayiwe ntago ari byabikoze nakabarahira nakakunda kamubura. Hayiwe sheri barakwishe we. Mugenzi kamukundaga. Baragize cyangwa mukozi wasanga ari ibintu bimeze nk'amazi ukuntu kuri we mugenzi. Ntago nabikoze murambeshyera. Wakigoryo yatubeshye ibiki ko twabiko byako byigaragaza. We mumureke sha wasanga mumubeshyera mumureke. Dogiteri rwose bambeshya nacyo nakoze. Ntago nafata umuntu ku ngufu rwose ngo mbimuteho barambeshyera. Solve this. We'll find the truth with DNA. Sasa ndakumenya ukuri dukoresha DNA. Yes DNA. Dukeneye umusatsi wo gukoresha. Kino kirawupfura. Bakeneye umusatsi wo bakoresha mugeze muri microscopy. Barebe DNA. Ibazihura. Mugeze DNA. Something is wrong. Hano hari ikibazo. What is? Iki kandi? Young John wanted to tell me something. Young John ari kintu kuba yambwira uriya muganga kazi. Know it. Ako yapfuye. Hano hari ikibazo. Ako ndakeka ko ikintu akaje kumwira kubyanga bya kwinde bukivumbure. Where are you going? Yewe ugiye hehe? Sasa ngo muganga kazi yaje kuba yagiye kinavuga. Wa muganga wito wapfuye mu kanya. Uyu ni cyakeneye kuba yamenya n'iki ko yaragiye kuba yamubwira. Yaje hakuno. Abanza amenye ni impamvu nyabaki muganga kazi yishwe. Ni impamvu nyabaki mugenzi we yapfuye. Wanga hu yapfukumbe hakuno mu bwawe mugezi bugira. Bumeze nk'inyenyeri zaka. Ngo twatangiye muri 87 babugira. Uracyahari undi buzima hangaha. Nako buri mu birahure burabitse. Gusanga umugezi muganga kazi giye apfaga. Bamusanze semen. Nabivuze. Abantu bakuru barabyumva. Nago nabivuga bugenzi naga ibintu byawe wavuga mu bantu bose. Konga hari cyamuguyeho. Banza ari umushujwe batari imbe basinze. Ciao. Abona hakurya yi. Ibi niki? Zakurikira ngaha. Hari ibyo mfite kuno bigenda sinzi nibikira filime. Ko yakaje. Kuna hakuno bya bintu bitaka ngo ni 7 by'uruzi ni byinshi. Ntabwo bisanzwe. Is that you, Captain? Yewe ni kapiteni uje hakuno cyakomye. Ninde? Yewe kunyinkirira ntumbwira uwo uri urinde. Muganga. Ganga. Cyamukubise. Bahasi. Kiramujyana. Ntabwo nzi niki. Batewe we ntabwo babimenye. Hari ibyabinjiriye. Twabonye wa musore wangwa hu ajya gupfa. Hari icyanyuzeho gucya kuruza ku mugozi kirashitura. Tubonye undi muganga upfuye ibintu by'uruzizi bimugendaho. Wa muganga kazi. Ntabwo zino uruzizi rw'iki. Kucyura umutakayeho. Mugenzo beshyira kananga wabo ngo yayo gose yagiye rwose abirangiriza kuri we. Yakaje angaha. Kintu yabonye kizamuka aho kimeze nka mukambadamuru neza. Aha wicyangugu aha umuntu yazakurogesha guhora ubusa aha. Bakaje hano huzuye amaraso. Kurikira ko gafite umutima ukomeye ntago yoroshye. Niki mwana cyaciye hosera. Aribaza hano nta muntu yinjiramo ageze amasangamo kapiteni. The doctor. Yewe dogiteri. He's dead. Yapfuye. What? Nguki. Dogiteri nawe yapfuye. Bageze kwa dogiteri icyumba cyose cyasambagujwe. Maraso ni yose ahantu hose. Uncle. Ongere. Se kwasa. Niki kirimo kutwica? Who would do something like this? Ninde akora ibintu nk'ibi ngibi? Nanjye ndibaza. Doc would reveal the truth. Nkeneye kumenya ukuri. The doctor shut him up. It makes sense. Niba umuganga atigeze agira ikintu avuga nawe akaba apfuye hari impamvu. I'm sure. How the hell did he come back and Hakuri ya mushenze gute yashaka akaza kuba yakwica umuganga. Sasa afite kumugeza umuntu wakora barenganya n'ivumiri. Yiri umudomo we. We need to remain calm. Mwanze mwikarume basore bato. We need to remain calm. Gotta kill him. Oya wapi mumisho akaza mwereka kaza nyene mubagira ibisiga mutima magura mu kapfa. Yisha abantu bose tureba. Tugiye kumureba. Oya mumuretse. It may not have been Chisun.
ushaka gusanga atari Chinsani wabikoze. Chinsani Vumiri wapi ntabwo twabyiza. Sasa ko Chinsani mugeze bamuhurusa Chinsani niko bamwese mugenzi Chinsani Vumiri barimo kumuhurusa nawe bashaka gusanga atari we. Mugaze naga byumva umbe kana uko kakaje hako manza mugeze ko karimo kubica dore ko ibereye karanahambiriye. Anybody? Yemwe mwoka apfa mwe hari uwaza kampambura. Anybody? Dore Chinsani ari aho Chinsani ari hari cyaje hafungiye hari cyaje ari hambura. Abagaba bashe nishoka ko abantu bafatiye ko murangiza bashe n'urushoka barakeka kandi ushaka kuba yishe bagenzi babo bose zani shoka hano muzembirikanye yafatiyeho nishoka umushenje ari hehe umushenje yifunguye naye musanga namufunze yakushaka ko yagiye hehe ntago mbizi mwe mwitonze turebe. Sasa basanze yakora umugozi yifunguye byanga byakunda biragaragaza ko ari we wishe bagenzi babo bose. Bagakurikira ngaho ibintu by'uruzi zindi byinshi liquid byuzuye ahantu hose. Chinsani dore aho yiryamiye nyiri umudomo. Yewe Vumiri yewe yavugisha ni Chinsani Duru yari yasinziriye acaho warusingwa wowe wisha abantu bose bamaze warusingwa we kanza nkwereke sha. What's going on? Tiye kibazo bigeze biti nibyo yibiro kujya mbere wabaye iki ikinyama squaw monster. We gotta get out of here. Tuvanga tugende we gotta get out of here. Hano hari inyamaswa iri mu nyanja itumereye nabi irimo kuduhiga hasi hejuru tugende. Chinsani ukakagiye unuza irahubangana segiteri yose irahubangana furane hanze ni nyinshi. Hey June. Yewe mukobwa June urajya hehe kurikirana ngeze ahangaha mva mucanga yanjye kancaha ngaha bandi bacaha kujya bamwe bacaha bakurikiye Chinsani ngeze ahangaha kibabonye hakurya dore ikintu giteye nka Damuru wo mugasyata mwokanyabwa mwe we hayo data we Chinsani bakamukurikiye hakuno. Chinsani ko yakaje Chinsani afite umudomo umeze ye icyakomye nikirasta we ayiwe shata we muri hehe hasha muri hesha harimo ikintu hano umuntu uza muri segiteri harimo ikintu ntabyo bazi. Urabizi ngo basangiye ubusa bitana ibisambo akaje hakuno atangiye kwikangamo. Chinsani yavuze ngo there is a more star kumbe hano cyadamura abantu cyarabamaze kibarya sha kubagaje hakuno shenze cy'abantu bose yabishyaba amaze mashizo sample. Hello, Satellite phone is dead. se telefone yo ku satellite yapfuye. Telefone ya satellite yacu yapfuye, satellite phone yapfuye. I've got nothing. Nta kintu dufite cyo. It's not power failure. Dusigaje ubusa. Nta kintu tukimaze. N'umuriro wikubye. How did it go? Bigeze bite? Son was right. Chinsani byavse n'ukuri. Hano tuvanga tugende. Bigenze bite? Not making any sense. Wewe uravuga ibiki? Insane. Uri umusasa. With you, man. Yewe wasaze. Ntabwo ndi umusasa. The monster killed both. Nakibonye n'amaso yanjye. Nakibonye cyadamurukisha abantu bose cyabamaze. Karabaye. Cya monster ni kinyamaswa. Ni ikintu si umuntu. Muzehe yako navane ndeba kuri double barrel. Irasabiri. Urakora biki muzehe? I gotta see this thing for myself. Areka maze nyabone n'amaso yanjye mbone mbyemere. Bishyiramo. This is all true. Mbone ngiye nemera mbonye meze nka Thomas. It'll soon be our turn. Mukanya gato ndagaruka. Thomas niwe wemeye ko Yesu yapfuye bahuri Galilaya. Yewe muze ntago wagenda wenyine. Muze turajyana kugara ko navane mwambi. Nako muheto n'imyambi yawo. Yewe sigara hanga muvandi. Ndabizi ngo bagire bajya baragenda mugani wa yambwa yo kwiriba. Bareke bagende. Ko bakaje. Unagiye nimbwa kwiriba koga. Arohamye. Imbwira murebe itaha. Abagire bajya baragenda nge kanitahire nawe yagize yajya.
kandi yarohamye yari nyirabuja urabona ko bakaje rero bamenye ko ikintu gihari ariko abisi bose babaye nka Tomasi ye tugumanga kugeza wabo barikanze ibigoryi bibiri bya mushuti muvandi tujyane nabo hoya uguma uri gumanga tugenze ko baje kubimatanya nago nemera kugenda ibigoryi bibiri biraha byanze kugenda only go if you insist ndagenda baba bimpatiye ntago ngenda kubyakaje kimwe cyase kindi ni ibicucu biraha ni binazo baraka mzee uncle byarikanze It's us. It's us. Yewe ni twebwe it's us ni twebwe barabireka barabare babaruye It's us. It's us. Mva yewe icyatsi Copy that. uranyumva ndakumvishije Okay. sawa Hurry up. mwihute muzano rero vuba vuba bataraza batarahindukira ngo ayiwe zata wayiga data we dore ikintu kireba nka damuru mukamba neza mwokanyagwa mwe we nyuma yabo shenji Clear shot. uze ntago nkireba neza urakireba sogu yewe sogo gapfa egera imbere kiwe kintu za mbirikanye egera imbere Clutter. Now. mbirikanye egera imbere cyangwa ushakuru cyagukurikira mamashi ukize imbere bakirase arongera shishense ari mu bikiru yase kandi yewe egera imbere kigusanga imbere nihute uko giranga amashi shenje uko amashi ngamamagare yewe data we dore ikintu kimeze nk'umuhumetso w'umugabo njyewe nzi cyafashe mugenzi w'umwe kiramujyana giteye hakurya hakuno mwanda wera holy shit yewe kirongera mbirikanye kiramujyana kobwa umwambi faya ayiwe zataba abashenje barampora iki ariko barampora iki uzashyiramo irindi vanda amashyiramo kobwa aratamika imyambi tamika mwambi mu kanwa ayiwe zataba ayiwe zatawe ayiga zata baranambitse mu kanwa kucyoko n'amashyi wakigoryiwe ihangana nabibwiwe faya uzehe urashi mwiza kobwa nacyo imyambi yacyo cyagihereza ayiwe zatawe ayiga zatawe ayi kigwa hasi abashenje baranyishe abashenje barampaye kandi nanjye mbahereje kanje mbahereje wowe guhaye n'umuhe abakurusha umuhumetso kanje mbahe yewe se yakizonze mfite imbunda irasa amasasu manini uzabonye byanze bana ikibiriti laita burike Kwaka yijugunye kiraka ikintu kiraka we yaragicomye kiraka yaragicanye ayiwe jata we mujandi umuhoye busa mujandi burika kiraye musubiza kita hasi cyagahiye gende abashenje kanje mereka kanje nanjye mereka sha kanje nanjye maheresha abashenji konye ngo barantwika ngo barantwika sha urusingo abashenji cyagunze binshiki gende mwihute we kiracyaza akujyana gaciye funga hakuno sanseri yewe sanseri ko yakamanutse
ye cyayiguye ayiwe muzehe wayiwe dore hejuru ya esanseri wa musenzi wa mayari hehe umusenzi wa ndasari hehe umusenzi wa ndasari hehe wa ndasari hehe Karimi gifita Karimi gasongosejeho dururimi rukomeye rute kirongera habuze gato kuri muzehe kuri no kuri mbirikanye cicika kirumva we dore kirimi wo kanyagwawe naka kirimi n'ikiminje dore kibe data we sasu yanga cyamuvunnye kuguru kirumva amaraso ahumura n'ukuntu kobwa ishoka kobwa n'uruhigikazi rwana kibazo avamo bya bintu bahoze bavuga kuva kare hose Karimi karongera karire mabundi bushyashya sasa imanuke hayiwe abasenzi barampaye sa uruzingo baranca n'ururimi rwarongera rurire manu ururimi rwacyo allo imvura yakaguye bavumbuye ko ahangaha ari ikintu sasa mugenzi w'ingana y'akaguru kari kavunitse nuko banza bakamuvura hakuno uze nabi nta muganga yari yapfuye Just hang in there. Hold him. I got him. ihangane kandi mwereke sha It's all right. Just breathe. kapitene acitse intege mugenzi Sounds like a sigh of relief. kiri kimeze nk'aho cyaremwe Why did you come back? kuki wagarutse ahangaha tubwire What are you talking about? muravuga ibiki I know ndabizi that you volunteered. waje ahangaha kubera gukorera ubushake witanze kugira ngo uze ahangaha You knew something. hari ikintu uzi He threw the lighter when the beast skinned yataye ikibiriti kuri kiriya the kinyamaswa monster's body fluid. kandi ukabona ko umubiri wa kiriya kinyamaswa umeze nk'aho wose ari amazi cyahise gishya Like petroleum. cyahiye nk'aho gifite peteroli muri cyo indani You know that beast, don't you? hari iriya nyamaswa wari uyizi muze tubwire The Go- lighter. reba iyi Why did you burika have that? ikibiriti kuki wari wacyitwaje It belongs to Hyunjin. iki kibiriti ni cya Yani John Hiding something. hari ikintu muze arimo kuduhisha ahangaha tutazi umva Uncle, tell us he's wrong. ongera tubwize ukuri koko ntabwo tubeshya hari ikintu uzi abantu bane bamaze gupfa ahangaha How many more? ntabwo tuzi niba bangahe bari gupfa nyuma yaho muzehe vuga nicyo uzi muzehe ngo navuge n'icyo azi kucyasha yagarutse ahangaha yaramennye hakuno bya birahure avana bwa buntu bwaka agakira hakuno kuri oven imwe ishyushye cana karaka we karaka It'll do that for over 24 hours. gashobora kwaka gutya amasaha arenga 28 kaka kuriya 20 years ago, we imyaka 20 ihise discovery. twakoze ubushakashatsi turavumbura It's been over 30 hours. That tiny thing? twabonye akantu kaka amasaha arenga 30 ndi mu buvumbuzi na mugenzi wanjye Isn't that amazing? It's the oil itself. ibi bintu nagatangaza nabyo ubwabyo ni amavuta Our country could produce our own fuel. twavumbuye ko igihugu cyacu cyakuba cyakora amavuta ubwacyo But sir, ariko nyakubahwa it's a living organism. ibi bintu nubwo birimo kubyara amavuta ni ibintu bihumeka ni ibyaremwe umva That you would do anything you could. ntabwo wibuka ko wasezeranyije igihugu cyawe kuzakora ibishoboka byose kugira ngo kibonere amavuta warasezeranye ko uzashaka amavuta hasi hejuru twayabonye rero bari bavumbuye hakuno ubuntu bwaka bwaremwe kandi bwaka amasaha arenga 30 cyangwa 28 katazimye ni ubunyamaswa ariko nyuma yaho mugeze umwe mu baganga yaje kugira agisida bavanga barigendera yongeye kuhagaruka nyuma y'iminsi myinshi yumvise ko hari abandi basore bato bashobora kuba barimo kuhakorera niyo mpamvu yaje izi nyamaswa nibo ubwabo baziremeye uzikore zizababyarira umuriro Then something horrible happened. nyuma yaho haje kuba ikintu kidasanzwe then something horrible happened hari icyabaye kidasanzwe ya nyamaswa bari baremye
yapfuye mu mugenzi ikintu kidasanzwe. Uwo munsi wa muganga kazi mugenzi wapfuye yari ahari na dogiteri bijya kuba nako yari ariwe na muzehe bari barabikoranye. Umwe washatse ko mugenzi yabwira nyina mwiza makuru ntiyamubwira. Umva yose turi mu bibazo bawihanganye. Oya reka namwe kwihangana ihari. Iriya nyamaswa igiye kuba ikintu kidasanzwe igiye gukomera kurushaho. Reka tubwire abandi babimenye. Yati oya. Nzababwira igihe cyanyacyo cyageze. Nzababwira igihe cyageze. Nuko abangenzi bashwanye arangije umukobwa nuko yamurekuye. Wa munsi apfa nijoro. Yikubise hasi uze hareba. Niwe wamwishe. Bapfiriye nyamaswa. Umuganga kazi yari yavuze ngo reka babivuge abandi bose babimenye. Muze wowe wishe muganga kwera iriya nyamaswa niwe wayiremye mbwira. Aho gucukura amavuta ngo mucukura amavuta mu kirombe mwagiye kurema inyamaswa zizica abantu. Umva ntabwo twari tubishaka. Munyihangane kandi abantu bose bapfuye n'igihe abishe. Amaraso yabo ari ku biganza byanjye. Onya muze zingize zaho zari zo za data. Igihugu cyacu cyifuje kuva cyane kuzabona amavuta avuye aha ngaha. None abantu bose bapfuye bakorera igihugu cyabo hejuru yawe. Muze umva reka byose nzabyishyurira. Ariko dufite kuvanga tukagenda. Tuvanga tugende. Wowe tugenda. Muze ahantu nge ntago nzahava. Mwana wanjye hanga tuvanga tugende muri inyanja. Reba ibintu wakoze wishe abandi bose ntabwo atubwije ukuri. Mwana wanjye nyihanganira. Nako ducika tuvanga tugende. None kandi muze uri umushinyaguzi ugezwa no gusenya uri umwicanyi kiraho ngaho. Hari icyahumye umutingito we mutonomo w'ikintu cyarakuze kimaze imyaka 20 gikura cyo na bene wabo ni byinshi. Mbere yabo yaterera mugenzi wako n'umushuti bagende. Muzehe yarabiremye. Muzehe cyaramufashe cyamurekura kimusubizayo. Mwana wanjye nge munyibagirwe mugende muvanga nge munyibagirwe. Kiramufite komzehe hakurya hakuno mushenje rega yari ambago ururimi muzehe musenzi gusa mushenje fata hakuno bya side muhanura inyoni aragihereza. Barakubesha ntabwo nkurekura barakubesha ntabwo nakurekura sha ntabwo nakurekura barakubeshe ahubwo naje nkurye mu minkumire bunguri. Cyaramujunguje jugunya hakurya umushenzi yanjonje aside yaragiye aca hakurya kirigendera. Data umihumetse imeze nk'iyadamura umukamba neza. Take John Young to the mini site. Captain Vananga ha John Young mujyane kuri main site. One of us has to put the power back on. Umwe muri twe afite kugira ngacana umuriro akawusubizaho. But it's crawling with those beasts. Hey Jude. It's okay. It's the only chance we've got. If I don't come back, ninagaruka wait up for me. Nyemunegereze. Hey Jude. Ko bwarabyiyemeje. Bapangu navanga bigeze bagende nta kundi. Be careful. Yewe wirwaneho bike yapfuye bike yafuru. Uko bakazanya kono yani Juni. Umwe cyari cyagize cyo mugenzi ukuguru cyari cyagugize cyakujaga kujajanga. Oh yeah. You'll see me in action at the crucial moment. Wait and see. Crucial moment? Yeah.
bakaje hakuno ahangaha ne bagomba gucanira umuriro bakawusubizaho Yuni June ahangaha cyaragiye banza rero cyajyaga kirara kihashyira ibintu shaho ibintu binyerera shaho ukuntu meze nk'uruvuto rwo mu zuru hey meze nk'ibimyira binyerera Smell that? Yewe nta kintu kibanukirara nta kintu mwimo guhumurirwa nacyo mugeze umuriro bawushubijeho They made it. barabikoze Come on. tugende muraje bashasha muraje basa muraje taragira ururimo hasi naho bajya yewe ndamura vayo yeah uyu ngaje yakonatera bwabuntu mutera imisumari yagateye imisumari shama muhumetso umushenze mu kumkunkunira umusumari muhumetso aramuriki wowe rero imisumari muhumetso yanshaka hiki kirahindukira umusenzi umbereye nawe muhumetso arashaka hiki nabuze gato baragikwepa kikubita hasi kiraporomoka shaho karabaye icumba yarasigaye hakuno Yuni Juni ntabwo namusiga Yuni Juni garuka tugende kapiteni arabasiga cyarasamye ko cyakaje nkabura gato kirasquata yewe Rimi habuze gato fungaho yewe fungura tugende fungura bagiye muri ship mubwato muwageze bavana hangaha ni butoya kintu hakurya kirimo guca umuryango cyaramukuriye hakuno mugenzi Yuni Juni hakurya kapiteni yaza ko yafungura ngo basohoke bagende sinzi fungura wo kapfa we abatindi nawo bataba aho kunyagirwa hamwe n'abandi wera basuza rigendera arabata yewe reka ngende genda wakabagiye ukansiga umva nabivuze ku makera ko ngenda tsaca mu bihe bibi n'ibyiza ntabwo nagusiga mugenzi inshuti magara ntabwo yamusiga wigenda irwaneho witabare yaramurekuye kiramwakira mujyana yarahamagaye mugenzi uracyansaka kiragaruka ntabwo gihaga uranshaka shaka uranshaka Rurimi mu mutwe rwaciye mu mutwe rusubirayo ubwonko gifite ururimi rukomeye kugeza ku bakerekeye sinzi ntabwo bazi ko mbirikanyi na Yuni Juni bajyanywe kapiteni wenyine wagiye bageze ahangaha lifeboat yayijyanye. Where's he going? Niba atari lifeboat. Wait for us. Wait for us. Musenza yadusize shabe no gutegereza sha. Barabataye mugenzi. Bari bazahana agiye, where is he going? Yarabasize ni captain aho kurwanira ikipe ye yose agiye wenyine abandi arabataye.
bana muhemuka mwitonde nta keza kabyo. Kiraho ngaho hari uwo yagonze. Wa musore mugenzi yuni Juni ntabwo cyari cyakamuriye, ari mu mazi ko yakarwanye nacyo, cyagonze ya lifeboat kinjiramo irimo kapiteni. Nawe ntabwo yashoboye kuranga agende, yahemukiye abandi. Kumbe hakuno sinzi byagenze biti. Muzehe aracyari muzima. Onkore bamwita uncle, abandi ngo ni master. Uko bakaje. Is there any other way? Yesare nizera twacamo mazi ni kunimbari ya mbari. Muzehe ngaha hari byacanye sinzi ni ibiki. Kito za sinyale sinzi ni iziki. It's a blowout. I saw blowout. Guturika. Kigiye guturika cyo hano turajye guturika mu kanya gatarambiranye. Hano hagiye kurimbuka. Blowout. Ho. Muze yakaje. Ubanza abanya ku mugenzi nta bundi buryo aho kuguma hakuno bayandayanda bakora ubusa. Reka baturitse. Mazi byari byose kugira ngo bizaje kurya amageze abaturage hakurya. Biturikira hangaha bishe birangire. Only the captain can. Yarashe hejuru. Kiza hangaha amageze bahangane kiba kibe. Yabirangije. Kandi ahana ateguye. Naho ndi muntu wabifunga uretse mugenzi kapiteni wabataye akagenda. Niwe wenyine uzi ukuntu bino bintu yabitunganya yabihosha. Bitari ibyo araturika mu kanya gatarambiranye. Ko yagahagaze hari cyaje. Yagiye amagaye. Musenzi ntaga ko kijye musenzi nshaka iki. Musenzi. Kimanuka hasi. Ifite agataye kabibasi nkakamukamba. Zee urumambo shira ku ruhande. Bana yako numwoto. Rangije. Yaragihaye. Muzehe yaragihaye. Twika. Ariko nshyakirizima. Muzehe yihasa. Abanyuzwa bakaje. Ntabwo nzi barakora iki. Ahantu kanya gato agiye guturika. Ariko nsha. Umudomo. Kiramuha. Abantu barihangana ngewe mbaye ari nge nakwirukanka ngisiga nkigeze naba nihora iki. Muzehe mukanwa munsi y'umudomo yaragihaye. Kirangije kimunyuza mu rurimi cyamuteye ururimi rwacyo. Vaneyo burike cyari muteye ururimi rwacyo. Wewe muretse Tima nane mutima we twika yaragitwitse ashana cyo mugenzi nta kundi. Ho wa musire mugenzi samusungire cyane mujyanye mugenzi. Yewe tongo sungu.
tongo ntumbaze su cyara mujyanye mugenzi su senzereka ngo barantwika shahu ntabwo bazi ko navuye mu muriro ndi umuriro nanjye ubwanjye manuka cyakagiye cinjiye amazi nasu kiramujyanye ko yakaje tugeze ahangaha yewe twanga su niba ari tongo niba ari dongo ntumbaze ni sku yewe tongo sku yemwe iyo bishaka kugira utabaza ruracyari uzima kintu rwabaye uriya hasi iriya yewe nzamura pull me up mugeze ni ruzima nta kintu rwari rwabaye kumbe yewe izata wewe data we koga sore abuze gato cyari kimuriye umukobwa yaramuzamuye afukira kuri moto zangaha ko cyari kiraremo kunyerera ntabwo ahava na moto yewe zamura koga yarakisereye arebe ko bazamuka ngeze ahangaha moto haranyerera hasigaye iminota mike cyane ngo none turike tagera ku 10 sigaye ari 9 kaba 10 ko yakaje mugenzo umukobwa urutugu nawe rwabizanye dongo su nawe ko cyakamukuruye cyamujyanye ku mbaraga nta negociation uzaje yishimye ko yakishimye nyuma y'ikintu cyanjye cyagarutse cyabaye ikindi kinono byeruye yewe hoya yaje gutabara sinzi dongo su nimwe kiramuha dongo su koga yewe sha urashaka iki ariko sha mushaka iki basha cyabaye no dragon yeruye cyose cyabaye umuriro yaje hakuno kunzinyo hafi y'uruzuru fata kunzinyo zacyo kumenyo yewe dongo sukabure mu biki hoya Rachel vanga agenda yewe kick kiramuha vanga ugende ko mushere mfata mu bihanga shaka iki koko shaka hiki yagifashe mu bihanga genda hoya mugenzi zirakundana yareme yaritanga nta kundi genda kintazi yagifashe mu menyo nta kindi kintu gifite cyakora kubaga n'iginya kure fata mu nzinyo zimeze nka za fera beto zirashinyitse hakurya hakuno cyara mutaye ataragenda rimwe kiramuhwanya idongo skwa ho yeah kucyakamanutse kinjira amazi sinzi asigaye wenyine mugenzi abandi bose zapfuye na dongo skwa kiramujyanye kiraho ngaho ntabwo gihaga sha ifita petishaho kiragaruka cyakaje bana yo mutoye nta kundi urabize ngo ukaranga amagara ntashyira akaboko hejuru ibindi byose byabura ariko akatari amagara ho wajya ku isoko n'amagara ntaho bayahaha nta moto ndabona igenda ku mazi cyerekejemo kiraskwata kirahubuka kata moto hakuno abandi agicurangeza ko yabonye ko guhangana nacyo kumbaraga ntabwo bishoboka nta feri kigira kirakamba musenze ari mu biki bunda
mudomo n'ibindi biracyaza. Umusenzi aramaye kandi mukurikire. Umusenzi gusa umusenzi raka kobwa aracyari mu gace kamwe sector 7 cyane mu segiteri ya 7 cyahita nini narayizo se yayihozemo hano yarahakuriye arahaza niho se yapfiriye segiteri ya 7 ni yarayize ntacyahamukura yewe filime nk'izi ngizi wayo zikunze Visual Base nta handi uretse muri Visual Base ha hantu haca umuntu umwe yaciyemo